Hello everyone. I hope you are doing well. Hello mbahaye ikaze, ndizera mumeze neza. I am here to make you confident. Hano nje kubabwira ibintu bijyanye n'ukuntu wagira icyizere, wakwigirira icyizere binyuze mu buzima bw'umunyabigwi uhambaye cyane. Goal is to help you realize who you are and what you can achieve. Intego zanjye ni ukugufasha kumenya uwo uriwe ndetse no kumenya ibyo wabasha kuba wageraho. This video is about a person whose name is Dwayne "The Rock" Johnson. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo uyu mugabo yabashije guhindura amateka, yabashije gukora ibirwi bidasanzwe. Ndabizi ko uyu mugabo ushobora kuba waramwumvise kuko ni umwe mu basitari bakomeye cyane isi ifite. Know him. Obviously, he is one of the most famous and richest people in the world. Ni umwe mu byamamare, ni umwe mu basitari bakomeye cyane ku isi bitewe n'izina yubatse ndetse n'ibikorwa bye bidasanzwe. Him in movies like Fast and Furious. Ushobora kuba waramubonye muri filime nyinshi zitandukanye nka Fast and Furious, Jumanji, Black Adams ndetse n'izindi nyinshi zinyuranye. Black Adam and many more. But do you know why he is so famous? Ariko se uzi uburyo uyu mugabo yabaye umusitari, uzi uburyo uyu mugabo byamuvunye kugira ngo agere ku bwamamare twamumenyeho, uzi intambara yarwanye. Do you know the pain he went through to reach this level of success? Uzi uburibwe yanyuzemo kugira ngo agere kuri iyi level y'ubutsinzi bwiwe. Right? In this video, I will tell you everything about his life. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe buri kimwe kijyanye n'ubuzima bw'uyu mugabo Dwayne Johnson cyangwa se The Rock. Struggles, his failures, intambara yarwanye, uburibwe yanyuzemo, uburyo yagiye yatsindwamo ariko ntave ku izima. Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe muri iyi video. Pain and how he turned his life around. Turaza kurebera hamwe n'uburyo uyu mugabo yabashije kuba umutsinzi ndetse abantu mukire binyuze mu kwirenga ndetse no gukora ku rwego rudasanzwe. This story will 100% motivate you to achieve your own goal. Muri iyi video turarebera hamwe 100% uburyo wagera ku nzozi zawe utitaye ku byaguca intege. And as a bonus, this video is also perfect for your English listening and turaza no kugufasha kumva neza uburyo wamenya icyongereza ndetse n'uburyo wamenya kukivuga. Speaking practice. So, let's begin of his journey. Bityo reka dutangire turebere hamwe urugendo rw'iki cyamamare Dwayne Johnson cyangwa se The Rock. The story of a man who turned his pain into power. Ni inkuru y'umugabo wavuye hasi akagera hejuru binyuze mu gukora cyane nta nyungu n'imwe cyangwa se ubundi buryo bwose bibashije kuba byamworoheramo. Dwayne Douglas Johnson was born on May 2nd, 19. Dwayne Douglas Johnson cyangwa se The Rock yavutse tariki 2 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 1972 avukira Howard muri California muri leta zunze ubumwe za Amerika. 72 in Hayward, California, USA. His father, Rocky Johnson, was a professional wrestler. Papa we bamwitaga Rocky Johnson, yari umuntu umuprofessional cyangwa se yari umuntu udasanzwe mu bijyanye n'iteramakofe. His mother, Ada Johnson, mama we bamwitaga Ada Johnson, nawe yari umuntu uraho ngaho mu buzima bwaraho ariko nawe yakoraga mu bintu bijyanye n'iteramakofe. Daughter of a famous Samoan wrestler. People think he was born rich. Abantu batekereza ko The Rock yavukiye mu muryango ukize ariko ntabwo ari byo kuko yavukiye mu muryango ukennye, ntabwo ibintu byari bimeze neza ubwo uyu mwana yavukaga ndetse yahuye na struggles zikomeye cyane akiri muto. Because of his father. But the truth is his childhood was full of struggles and hardships. When Dwayne was a child, ubwo The Rock yari akiri muto cyane ibintu ntabwo byari bimeze neza, nta mafaranga yari ahari, nta mutekano mu by'umirire cyangwa se ubundi buryo bwose bwatuma umuryango ubaho wishimye. His family had no money, no stability, and no home of their own. His father's wrestling career was not. Barakodeshaga, papa we yakoraga mu bintu by'iteramakofe ariko nabyo nta mafaranga ahagije byazanaga. Ibi byatumye The Rock ahangana ndetse akora inkamba zidasanzwe kuko ibintu ntabwo byari bimeze neza kabisa. Making enough money, they had to move from place to place, struggling to survive. Yahoraga yimuka ava hamwe ajya ahandi ashakisha uburyo yabona amafaranga ariko nta mafaranga yabonaga ndetse na papa we ntabwo ibintu byari bimeze neza, umuryango ntabwo ibintu byari bihagaze neza kabisa. Imagine this. One day he comes home and sees that his family has been evicted from their house. Nawe tekereza ko umunsi umwe bigeze kubasohora mu nzu bitewe no kubura amafaranga yo kwishyura inzu bakajya kuba ku muhanda, we n'umuryango ibintu ntabwo byari bimeze neza. Because they couldn't pay rent. Nta mafaranga yo kwishyura inzu bari bafite. He watches his mother cry. Ku myaka 14 Dwayne Johnson
yafashe umuhanda ajya hanze ajya gushakisha kuko ibintu ntabwo byari bimeze neza, nta mafaranga yabonaga, yewe no kubona ibyo kurya ntabwo byamworoheraga. Because they have nowhere to live. Sometimes they didn't have nta hantu ho kuba bari bafite, ariko barakomeje baba muri ubwo buzima. Ndagira ngo nkumvishe buryo ki Dwayne Johnson cyangwa se The Rock ubuzima butamworoheye uko tumuzi ko ari tumuzi nk'umuherwe, kuko nta kintu kimwe cyabashe kuba cyamworohera. enough money for food. Because of poverty, young Ubukene bwari bwinshi cyane. The Rock akiri muto yahoraga ahangana n'ibijyanye no kurya, ishuri ntabwo byari bimeze neza, bahoraga bimuka, ndetse intambara ze zari guhangana no kubona icyo yakwirira gusa n'umuryango ntabwo byari bihagaze neza. Dwayne became angry and frustrated. He got into fights in school. He started stealing to survive. He was arrested multiple times as a teen. Yahoraga ajya kwiga, ariko igihe ntabwo byagendaga neza kabisa, kandi izi ni struggle yanyuzemo mu bwana bwe bwose. At just 15 years old, Ubwo yari afite imyaka 15 yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, ndetse atangira gutekereza ko ahazaza he ashobora kutazagenda neza. he was heading towards a dangerous life, one that could have destroyed his future. But one day, something changed Umunsi umwe byaje guhinduka, yaje kugira impinduka imwe mu buzima bwiwe. his life forever. One day, Umunsi umwe The Rock yaje gufata umwanzuro udasanzwe, yaje yafashe ikirahure arireba, atekereza uburyo day agomba after guhindura another ubuzima bwe. arrest, Dwayne looked at himself in the mirror. He saw Yarirebye mu kirahure abona ko agomba kuva aho yarari akagera ahantu hadasanzwe, agahangana n'uburibwe ubuzima bwamunyuzagamo, ariko yatekerezaga ko agomba kubana cyangwa se gutuza mama we ahantu heza cyane. failure. He saw a boy going nowhere in life. Buri gihe The Rock yahoraga yireba mu kirahure akabona ibintu bitameze neza, A pain in his mother's eyes every day. ndetse yabonaga n'uburibwe mu maso ya mama we, akumva ni ibintu bimubabaje cyane bimukozeho bitewe n'uko ubuzima butari bumeze neza. And then he made a powerful decision. Ibi byatumye afata umwanzuro udasanzwe kugira ngo azakure mama we muri bwa buribwe budasanzwe. Yafashe umwanzuro wo guhinduka, ndetse agahindura ubuzima ku rwego rwe rudasanzwe. I will change my life. I will work harder than ever before. I will become Yafashe umwanzuro wo guhindura, yavuze ko agomba guhindura ubuzima bwe, agakora cyane, agahindura ibintu kurusha uko mbere byari bimeze, ndetse akaba n'umuntu udasanzwe muri ubu buzima. great. And from that Kuva uwo munsi yatangiye guhinduka. day, everything changed. He started Kuva uwo munsi buri kimwe mu buzima bwe cyarahindutse, atangira gutekereza ko ubuzima bugiye guhinduka, atangira kujya mu bintu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri, focusing on his body and fitness. atangira gutekereza ku kintu kijyanye no guterura ibiremereye, ndetse no kugira body fitness, guterura ibyuma cyangwa se agire umubiri uhagaze neza. Trained every single day, pushing himself harder than Buri munsi yahoraga akora imyitozo yihatira kugira ngo aberebe ko yazaba umuntu udasanzwe, arebe ko yava mu bantu babi. ever. He stopped hanging out with the wrong people. He found a new Yatangiye kureka kugendana n'abantu babi, ku bantu babi bashobora kuba batuma adakora ibintu bye neza. goal, becoming a professional football player. Yatangiye kugira inzozi zo kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru udasanzwe, bityo atangira guhatana ndetse no guharanira ko yazabigeraho ku rwego rudasanzwe. But his struggles were far from over. Dwayne worked Ariko intambara ntabwo zaje kumworohera, kuko mu mupira w'amaguru yumvaga ko ari byo bintu bizamugeza ku busitari, ariko ibintu ntabwo byagenze extremely neza. hard and became a great football player. He got a scholarship Yabonye scholarship ajya muri kaminuza ya Miami kwiga ku nguzanyo ya leta, ndetse atangira gukina n'umupira w'amaguru, yizereka ko azaba umukinnyi udasanzwe mu kirangirire mu by'umupira w'amaguru, bityo akazaba icyamamare, bikazamufasha guhindura ubuzima bwe n'ubw'umuryango we, kuko ntabwo ibintu byari bimeze neza mu muryango. to play football at the University of Miami, one of the best football teams in the USA. For the first time in Ku munsi wa mbere mu buzima bwe yatangiye guhura n'izindi ngorane his zidasanzwe life, mu he bijyanye thought n'umupira w'amaguru. his struggles were over. He dreamed of playing in the NFL. Yatangiye kujya mu irushanwa ry'umupira w'amaguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa National Football League cyangwa se NFL, ndetse yizereka ko azaba umumiliyoneri, bityo agafasha ubuzima bwe n'ubw'umuryango. National Football League, becoming a millionaire and giving his family a better life. But then, disaster. Ariko hari ikiza kidasanzwe cyahuye nawe ubwo yari muri ibyo bintu bijyanye n'umupira w'amaguru. Yaje guhura n'imvune ikakaye, imvune ikomeye cyane, bituma kariyeri ye y'umupira w'amaguru ihagarariraho, bityo abona ko iby'umupira w'amaguru atari zo nzozi ze.
struck. He suffered a serious injury that ended his football career. He was kicked off the team and lost his dream. His hopes of becoming an yizeraga ko azaba icyamamare muri mupira w'amaguru ariko ntabwo byageze neza ku myaka 23. Dwayne Johnson yagize imvune ikomeye cyane. NFL superstar were destroyed. At 23 years old, Dwayne was completely broke. He had ku myaka 23 The Rock yari broke, nta kintu na kimwe yari afite, nta mafaranga, nta kintu na kimwe kuko ibintu ntabwo byari bimeze neza pe. no money. He had no job. He had to move back to his parents' small apartment. He was so poor. Nta mafaranga yari afite, nta kazi yari afite, ndetse yahoraga yireba akireba mu kirahuri akabona ko nawe nta kintu avuze kuri iyi si. Yagarutse kubana n'ababyeyi be avuye muri kaminuza ya Miami mu nzu ya apartment babagamo. Apartment ni amazu usanga atuwemo n'imiryango myinshi cyane idafite ahandi hantu ho kuba. Uyu mugabo yarirebye areba mu mufuka we asanga yarafitemo amadolari 7 gusa kuri konte ye ya banki. That he only had $7 in his bank account. Nawe tekereza umunsi umwe uyu mugabo yarirebye abona ko agomba guhindura ubuzima nubwo ibintu byetari bimeze neza. Ku madolari ye 7 yarafite mu mufuka yabonye ko agomba guhindura buri kimwe cyose mu buzima bwe kitari kimeze neza cyane. Imagine this. One day, you believe your life is about to change forever. Umunsi umwe yizeraga ko ibintu bizahinduka ariko ntabwo yabonaga inzira byazacamo. And the next day, everything is gone. Would you give up? Most people would. But nubwo ibintu bitari bimeze neza ntabwo yatekerezaga ko agomba kuba yava kwizima. Dwayne Johnson did not. Dwayne sat in his small dark room. The Rock yarifashe asinzira mu cyumba cye atekereza neza kuri ya madolari 7 yarafite mu mufuka, atekereza ikintu yayamaza. Umupira w'amaguru ntabwo ibintu byari bimaze kugenda neza. Staring at the $7 in his hand. His dream of becoming a football star was over. He had nta kazi yari afite ndetse n'inzu zo kuzaba icyamamare mu mupira w'amaguru ntabwo byari bigishobotse bitewe n'imvune yaragize. Yatekereje ibintu byakora abona ni ibintu bigoye cyane kabisa. Job, no direction. Ibintu byaramutengushye cyane. And worst of all, nta cyerekezo yabonaga. He saw disappointment in his mother. Yaratengushye cyane dore ko yakundaga kubona mama we arimo kurira, bityo bikaba byamutera nk'umurava, ariko ukabona nawe nta nzira yacamo kugira ngo abashe kuba yahindura ubuzima bwe n'ubwa mama we. There's eyes every single day. He had always dreamed of giving her a buri gihe cyose yatekerezaga ko azakora ibintu byinshi kandi akabikora neza, better life. But akazaba mu buzima bwiza ndetse agahindura n'umuryango wiwe. now he couldn't even afford to buy himself a meal. Ariko ntabwo yabonaga uburyo ki azahindura ubuzima bw'umuryango we nawe ubwe ataramenya uburyo azabuhindura. For days he stayed in Miss yakomeje kwicuma abona n'umuhombyi nta kintu yari afite. that room, feeling lost. His father tried to encourage him. Umunsi umwe papa we yatangiye kumuteramo courage, atangira kumufasha guhinduka ndetse n'uburyo yaba umutsinzi n'umunyabigwi binyuze mu gukora cyane ndetse no kwishakamo impano zitandukanye. Telling him that life was hard. Papa we yatangiye kumwereka uburyo ki ubuzima bukomeye ariko ko adakwiriye gucika intege. Had to find a way. Yamweretse uburyo ki abagomba gushakisha inzira zamufasha guhindura ubuzima bukagenda neza. Dwayne didn't know what to do. Icyo gihe The Rock nta kintu yabonaga yakora. Ku myaka ya 23 yari broke, nta mafaranga afite, nta kintu kimwe yari afite mu mufuka. He was just 23 years old, broke and completely lost. One morning his father Igitondo kimwe papa we yaje kumureba mu cyumba aho yaryamaga, walked into his room and said, aramubwira ati byuka muhungu wanjye dutangire imyitozo, utangire witoze. "Get up. Let's train." Byuka witoze utangire urebe ko wahindura ubuzima, uhindura imibereho. Dwayne didn't feel like it. He had no The Rock ntabwo ibintu yabyumvaga neza, cyangwa se Dwayne ntabwo yabyumvaga neza. motivation. He had lost everything. But something Abonaga ari umuhombyi, ariko nanone papa we yaje kumuteramo agakuraje. Niba wumva ukeneye gukurikira ikindi kiganiro kijyanye n'iyi nkuru ya The Rock, kandi subscribe no kuri Mukire Entertainment kugira ngo ntuzacikanwe n'ikindi gice. Aha ngaha turi kuvuga ku buzima The Rock, uyu mukinnyi twemera w'umukinnyi wa filime w'icyamamare w'umukire, ubuzima budasanzwe yanyuzemo. Hano nagasobanuye motivation hano kuri Mukire Entertainment, kandi subscribe kugira ngo n'ibindi bice biri imbere ntibizagucike. Ndabashimiye cyane.